Bridge Sport. Bridge Sport. Rayon Sport ese irabasha kwihagararaho cyangwa se kuba yakora bimwe mu bijyanye n'intego zayo uno mwaka, cyangwa se Bugesera ifite ubushobozi bwo kuba yayihagarara mu maso ikabasha kuba yayireba mu maso ikaba yayitambamira? Ibyo byose ni ibintu biri kwibazwaho kugeza nonaha. Hari amakuru menshi cyane ari kumanuka hano ku butaka bw'inyarugenge. Kipe ya Bugesera yamaze kuba rwose ikandagira mu mujyi kimwe na Rayon Sport. Ambibutsa ko Rayon Sport mu ijoro ryakeye yaje kurara muri kampu isanzwe yikorera. Ejo nyuma y'imyitozo rwose wese bajya muri kampu baravuga bati reka tukore kampu turebe ko ibyo tugiyemo, urugamba tugiyemo twarukora nk'abantu b'abagabo. Mu by'ukuri hari amakuru menshi agenda avugwa. Mu myitozo yabaye hari systeme zagiye zigaragara umutoza Julien Mete yagiye agaragaza mu myitozo tugiye kugenda tugarukaho, ndetse tukaza kugaruka mu makuru ari mo indani mu makipe yombi, haba Rayon Sport ndetse na Bugesera, ndetse tukagaruka kuri probable lineup. Ni lineup iraza kubanzamo. Nkwibutsa ko Bridge Sport bayayiteguye igendeye ku myitozo yaraye ikozwe, kubera ko burya y'imyitozo ya nyuma ibaye ku bantu basanzwe bakurikirana umupira bahita bamenya uburyo umutoza yapanze cyangwa se uburyo yateguye umupira cyangwa se uburyo yateguye umukino we. Ni gutyo bimeze. Ni kuri uno wa gatatu, ni umukino ukomeye cyane. Ikipe ya Rayon Sport yiteguye ko ni umukino ngo ugiye gukina nka finale, kubera ko ni umwe mu mikino isigaranye ugomba kugaragaza ishusho ya Rayon Sport muri uno mwaka, ndetse ikaba yategura umwaka utaha. Uyu ni umukino ushobora gutsindwa ugahomba miliyoni zirenga 50 cyangwa se miliyoni zirenga 100 hagati aho, cyangwa se wanawutsinda bikaba bikongerera amahirwe yo kuba sezitaha rwose wazaba uri mu banyamahirwe bafite amafaranga menshi, cyangwa se bagomba kwinjiza amafaranga menshi. Murabizi ku makipe agiye atandukanye, ubundi ikipe itakinnye ku rwego mpuzamahanga birumvikana uretse amafaranga wenda bakura mu mafaranga mu yo bahabwa ku rwego mpuzamahanga kuri ayo marushanwa, hari n'amafaranga abaterankunga bagenda babakata bitewe nuko visibility yabo itiyongeye cyangwa se itageze ku rwego mpuzamahanga. So uyu ni umukino Rayon Sport yafashe nk'umukino w'urupfu. Ni umukino w'urupfu n'ubuzima, ni umukino wo kuba utegura uko uno mwaka urangira ndetse n'umwaka utaha uko bizagenda. Ibi byose ni ibintu binjiranye muri uno mukino. So mbere yo kwinjira kuri lineup, reka mbanze nkubwire ko Rayon Sport yategewe amafaranga ari hagati ya miliyoni 9 na miliyoni 12 nibaramuka batwaye kino gikombe. Ubwo ndavuga abakinnyi n'abakinnyi bababwiye tuko muri squad mugiye gukina ino mikino y'igikombe cy'amahoro muragitwara hagati ya miliyoni 9 na 12 ziri ku idirishya. Bamaze kuzishyira ku idirishya, nta no kuvuga ngo tuzakora ngo tuzagenda ngo akanyenyeri ngo cyangwa se ngundi. Izo miliyoni zo ziri ku idirishya, kandi abakinnyi barabizi ko iyo amafaranga nk'aya amaze kuboneka uko bagenda batsinda, hari n'undi wikora ku mufuka akatavuga ati nanjye nshyizeho 2, ati nanjye nshyizeho 5. Ibyo byose ni ibintu biba muri Murera. So abakinnyi bahize ko uyu munsi match baraza kuyirangiza fazare, nkuko ejo Kenisi yabivuze ati nanjye match ndaza kuyisoza fazare, akanabigera atsinda Polisi igitego kimwe ku busa abantu batari babyiteze. Uyu munsi Rayon Sport umutoza Julien Mete n'abahungu be bahize ko match barayirangiza fazare, ngo Bugesera ngo barekubita byinshi hanyuma ngo bagende baryame batuze, ngo bizeye ko match itazabagora cyane. Ibyo ni byinshi cyane biri kugenda bivugwa muri Murera rwose. Bakaba baraye mu Karumuna mu Bugesera aho basanzwe bakora camp. Urumva birumvikana ko bagombaga gukora camp kugira ngo baze kuza bari mu mwuka umwe, baze kuryama sinzire, baze kuba bakora match y'ikinyejana. Dutegereje kureba niba umutoza araza gusubira muri systeme ze za 3-5-2 3-5-2
cyangwa se araza gukina 4-3-3, ariko amahirwe menshi birashoboka ko aza kuba akina 4-3-3. birumvikana. Mu izamu umukinnyi uraza kubanzamo ubwo nije kuri line up cyangwa se probable line up ishobora guhinduka, ariko byanga byemera ntago amapiyo abiri yarenga mu guhinduka bitewe nuko twabonye imyitozo. Mu izamu haraba harimo Kadime Ndiaye, mu mutima wa defense haraza kuba harimo Mitima Isaac ndetse na Nsabimana Aimable. nk'uko bisanzwe n'abakinnyi bamaze kunyerana, ni partnership imaze gukina imikino myinshi kandi bigaragara ko ikomeje kugenda imera neza. Uruhande rumwe ruri gucaho Hakimu Bugingo, urundi ruhande hariho Serumogo Ali Omar, ubwo ni laterale, amalaterale ya Rayon. ubwo mu kibuga hagati haraba harimo kapiteni Muhire Keve nk'uyoboye urugamba, araba ari kumwe na Kalisa Rashid ndetse na Kanamugire Roger. Ahangaha bishobora kuza guhinduka, wenda biraterwa nuko umutoza abishaka, kubera ko na Ngendahimana Eric Gasongo ahari, kandi Eric Gasongo akaba ari muri ba bakinnyi twita aba big game players, ni ba bakinnyi bakanira match nini, ukabona ko ya match ifite ikisobanuye ku ikipe yayikaniye, ndetse akaba yagira n'igikorwa kimwe akora kikaba cyatanga resulta ku ikipe ye. birumvikana kuba hari rero Julien Mete ashobora kuza kubitekerezaho akaba ari we abanzamo. Hanyuma muri batatu batakizamu, uruhande rumwe ruri gucaho Arsene Tuyisenge, urundi ruhande ruraza kuba ruri gucaho Iraguha Haji, hanyuma batakisha Charles Bare. Bivuze ko kuri Bugesera biraterwa na tactique doje umutoza agiye gukina. Nahitamo gukina imipira iri direct cyangwa se je direct ya indi imipira yo kunyura umupira umwe babiri batatu bukaba bageze kuri attaque, birashoboka cyane probably ko yaza no kuba yakwitabaza Rudasingwa Prince nk'umusore muremure ndetse wakina imipira yo ku mutwe. Ubwo aho ngaho ni hahandi tuba duteganya kwenda nko muri second half biba byagoranye, wenda nk'igitego cyabuze akaba yakwitabaza umukinnyi muremure, hanyuma akagerageza imipira y'imiterekano, ubwo n'amakona n'amakufra, ikaba yamubyarira umusaruro. uwo ni Rudasingwa Prince ushobora kuza kuba ajyamo nko mu gice cya kabiri, ariko igice cya mbere cyakinwe na Charles Bare. Hanyuma iyo ni line up. Ku rundi ruhande, ku ruhande rwa Bugesera hari abakinnyi nabo bariteguye, cyane cyane uteye ubwoba cyane n'umwataka bafite witwa Ani Eri, uyu munya Nigeria rwose cyane muri shampiyona y'igihugu y'u Rwanda, afite ibitego 14. ubwo bivuze ko 14 ntawe yabibonye kubw'impanuka cyangwa se ari ugutomboza, bigaragara ko ari umwaka muzima kandi ukomeye, ndetse uri no kuva mu ikipe ya APR na Rayon Sport zombi zamuvuzwemo, ariko itararangira ngo twite mu transfer nta kiba kirasobanuka neza. Bisobaye ko rero uyu mugabo aza kuba ateye ubwoba. Ku rundi ruhande rwa Bugesera, undi muntu uteye ubwoba ni Haringingo Francis. Uyu ni umutoza watwaye kino gikombe cy'amahoro akoze ikipe ya Mukura mu bushobozi buke. Icyo gihe Mukura yendaga kumanuka ndabyibuka, ariko arihangana igikombe aragitwara, ndetse aje no kuba gitwarira i Kigali ku Itara, ngo ikipe yo mu ntara ntiyakina ku Itara abasha kukijyana. Hanyuma arongera umwaka ushize murabyibuka atwara kino gikombe na Rayon Sport. Kankwibutse ko bagiye gukina i Huye, APR ari ihabwa amahirwe menshi, inameze neza cyane. Hanyuma iyi kipe yahagurutse idafite bamwe mu bakinnyi bayo b'ingenzi. Muri ibibazo byari byajemo, kudahemba, ibirarane, kutumvikana, ahagurukana abashoboka, gusa byaje kugera abandi bamusangayo inyuma. Uyu mugabo yarihanganye akora block bar, abigenza uko ashoboye kose, hanyuma ikipe ya APR arayitandika itwara kino gikombe. Iyi nayo ni piyo igoranye cyane, kubera ko mu gikombe cy'amahoro ni umugabo ukizi, ugifite kabiri mu makipe atandukanye, akaba gishaka bwa gatatu mu yindi kipe. Ni umutoza watoje ino kipe ya Rayon Sport, arayizi guhera ku buyobozi kumanuka kugeza ku bakinnyi, kubera ko abenshi barakoranye. Iyo ni piyo iteye ubwoba cyane. Gusa hamwe n'agahimbaza musiki kahawe bano bagabo bo muri Rayon Sport, namenye ko skoro yamennyemo
ndetse n'abandi baterankunga, nababwiye akagurupe k'abagabo, abagabo rwose ngo baba hafi y'ikipe ya Rayon Sport, uwo tuzimo cyane ni Sadate Mukazi. Hari n'abandi ngo baba bihishe aho ngaho ariko bayikurikiranira hafi, abo nabo ngo bikora umufuka bakavuga ati dukubita akanyenyeri urese 5 bagashyiraho ayo mafaranga ngo bahe ikipe bakati mukuremo ayo mukoresha, ibyo mukoresha mugura umukino andi nabaza muri abakinnyi. Ibyo byose abakinnyi baba babizi, ndetse ni ikintu ni task abishyiraho yo kuba bakora akazi gakomeye nk'ako ngako kugira ngo bakunde bashimisha abafana nabo ubwabo bitera iteka, kubera ko gusohoka umwaka utaha ni bimwe mu bizabaha amahirwe yo kugaragara kuri scene international kugira ngo bamwe babe bakwigurisha. Muribuka nk'umukinnyi witwa Muhire Keve wavugwaga muri no minsi muri transferi, gusa yahisemo kubanza kurangiza misiyo arimo muri Rayon Sport kugira ngo nanabona offre byibura azasiga Rayon Sport iri mu mwanya mwiza wo kuba yasohokera igihugu. So nibyo ni muri bimwe mu bivugwa mu makipe yombi mbere y'umukino. Umukino uri saa 9 zuzuye z'amanywa, kwinjira ni 3 10 ndetse na 20. Rayon Sport iba yamaze kubitereka hanze, ndetse ihamagarira abafana bayo kuba bahagera kare. So reka mbashimire, mbifurize kugira ibihe byiza. Mu kanya gatoya duhurire kuri stade turebe umupira ukinwa, ni kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro hano mu Rwanda.